Yasoni rero dore naje urwaye urembye mu rugo banyohereje ngo nze ngurwaze none igihe kirageze ngiye gutaha ariko meze nabi pe numvaga natari nakira neza nubwo ndi koroherwa ariko ibyahe kimeze nabi ahubwo se wanshakiye ikintu nifuza koko nose ubu naguma inaha naguma inarega na mama banyeneye erega se ubundi uragiye ugenda ugiye gukora yiki nose ko mbona udakira reba umuntu umaze hafi ukwezi hano narakurwaje ubu rwose namaze no kwitunganya numvaga rwose ngiye gutaha ariko wakihangana ukaba hamaze wenda nk'icyumweru ukaba kiri hano tukaba turi kumwe none se uransiga koko urabunsigiye ko no mu rugo banyeneye mbega na mama urabizi aba ari wenyine yari yambwiye ati genda urwaze mubyara wawe umurwazeho iminsi micyuze none ndabona uko biri wenda uri koroherwa yego wenda uri mubyara wanjye ariko twararanaga ukamfumbata nkumva ndashyushye nubwo uri mubyara wanjye ariko ntacyo byawe bitwaye nyine ariko wihangane ngiye kugenda wenda nzabwira mama gushakiye n'akandi kana wenda kaza kakurwaza ariko se ubundi mwibarize kuba twararanaga uri mubyara wanjye hari icyo byagutwaga koko ntacyo byantwaraga ariko nataha nyine nkajya gushaka n'ikindi kintu nkora mu rugo kuko hari byinshi rega biba biri gupfa none se ubwo ako kana wazana uko tutajya turarana nzongera kwirara njyenyine nzabishobora we uwo muri uzabishobora wamfashije koko kuba twararanaga ntacyo byagutwaraga niba ntacyo byagutwaraga rero haguma hano tukaba twiraranira n'ubundi nubwo uri mubyara wanjye ntacyo bitwaye cyari icyo bikubangamiraho wasanga ari nayo mpamvu utari gukira vuba ahubwo hafi ibyo ntabwo byabitera ahubwo wasanga ari indwara narwaye buriya idakira vuba uya rwose ngomba gutaha nkajya mu rugo ngashaka ka kana ko mu rugo gatoya k'agahungu kazaza mukajyamo mwerekana ko mwararana kurarana n'umuhungu se urumva bibaho none washaka akarenge tuzaduhara turarana none ubundi hari icyo byari bigutwaye koko none se yaso kuvuga ngo kurarana ubu koko ko turarana ubu ntibyazagera igihe bigakururiza n'ibintu birenze ugasanga turanabyaranye kandi atari ngombwa harega ibyo ntacyo byaba bivuze none se kubyara n'ubundi byatwariye uzi ko tubyaranye ariko mu rugo bahita baduca mu muryango si umwana uza mu bandi se reba uracyari umwana nanjye ndacyari umwana ubu koko ibi bintu babona byazatugwa amahoro ntacyo biba bitwaye ariko njye numva ntacyo bitwaye biriya ni imihango y'abanyarwanda ngiki birarega ni imyizerere ni imyumvire ntacyo biba bitwaye nyamara ushaka wareka ngiye kwitahira hato bino bintu bitazatuviramo ikintu gikomeye cyane ariko wowe uzi ko uri kugira ngo nsige koko nongere ndembe koko urabona nari maje koroherwa kubera ko wari uhari none ugiye kongera ugende kandi koko nongere ndembe uzi ko iminsi yose nari ndwaye ni wowe naburaga none ugeze kuza ugiye guhita ugenda ninjye waburaga se ninjye wari urwaye rega nugera ndongera ndembe none se ubu nari ndwaye imiti yose wamaga nta n'umwe nigeze nywa wajya ukaraba munsi y'uburiri yose iracyarimo iracyapatse uko wabimaga niko nabishyiragamo genda urebe noneho warirwazaga none se ubwo ni ukwirwaza none nari nararwaye rega ndagukunda ku buryo ugiye napfa pe ariko se noneho ndumiwe ngo iki bigeraho unumiza ngo nze kwicara ahangaha none ngo warirwazaga haburaga iminsi mike kunkunda se nibyo byatuma wigira gutyo iyo utindaho gakenya ubu mba narapfuye kera nose ubundi tuzagumana ngaho basi mbabarira kugira ngo urokore ubuzima bwe amaherezo azaba yahe urajya ungire umugore ndi mubyara wawe nasoni wenda tuzagumye tubane gutyo nkomeze ndware nirwaze aho ubundi ubwo nari maje gukira reka nkomeze nirwaze ubundi dukomeze twibane mu rugo se tuzababwire ngo erega ndagukunda ntabwo wapfa kunsiga ntabwo bishoboka keka nimba ushaka kumva wapi ntabwo nshaka kupfa ariko ntabwo nshaka kongera nawe tubana nta soni urumva ibyo bintu byaba ari ibintu byo kubana turi ababyara ntuse ngo ni ukuri mubyara wanjye erega twashaka n'ubundi buryo tubigenza cyangwa twiyimukire wapi dutureke mu rugo twigendere mu bihugu byo hanze twibereyo ariko tubane ahubwo uri umuntu ufite imyaka ingahe utekereza ibyo bintu ubundi urwo ni urukundo none se ubu koko uragira ngo mpfe koko ubu imyaka 23 niyo kuvugisha ayo magambo rero mbabara ntunsige ko
kuko urareba mama yagize kunsiga aransiga yigira kwishakira abandi bagabo ninjye wari usigaye hano njyenyine ubu koko nunsiga uransiga unsige njyenyine nta muntu wo kunyitaho hari habe ni ukwimesera nkipfa ku bintu byose ubu koko ugumye hano tugakomeza tukibanira ukajya umfasha ugateka ibintu nk'ibyo nyine no mu murima se ukajya kundebera uko bimeze nanjye nagiye mu bindi bintu kuko byagutwaye iki koko reba imirimo mu rugo afite tugize gutya tukajya tujya kuyihinga umuntu ibyo yejeje tukabizana hano byadutunga tukabaho ariko se mana wamunganike bamusigiye amasambu menshi wabyemera tukibanira tukanayahinga ko twabaho aho kugira ngo izindi nshinzi zizaze zishake kumurya imitungo wabyemera tukibanira ariko se nanone ubu papa azaba akibaye nyirarume we se bizitwa iki koko mbese mubyara wawe urabyemeye Empire iri kugusaba umusada wawe kanda subscribe notification ubundi wikomereze video si byose